reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iki gisata cy'imyidagaduro. Reka amakuru yacu rero tuyahere ku cyishe nyuma y'urugendo rwa Element hariya mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Umuhanzi akaba n'umuhanga rero mu gutunganya amajwi y'indirimbo Element yerekeje mu gihugu cya Kenya. Abenshi rero umwamumenye nka Element, ariko amazina ye ni Mugisha Robinson Fred, yamenyekanye muri 2020 ubwo yakoraga indirimbo Hands Up ya Itaiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody, ndetse aza kuba ikirango cy'umuhanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo. Uyu musore wakoze nyinshi zigakundwa yaje gutungurana ashyira hanze indirimbo yise Kashe, yaje gukundwa cyane. Rero bigaragariza benshi ko uyu musore ari umuririmbyi mwiza. Uyu muhanzi rero wakomeje kujya afasha abandi mu kuririmba kugeza akoze indirimbo Fois de Trois yakoranye na Bruce Melody na Rozikana, kugeza n'ubu ikiri mu mitwe ya benshi. Kuri uyu musore rero yerekeje mu gihugu cya Kenya. Element rero wari uri mu Rwanda mu gihe Bruce Melody babana muri 1.55 yerekezaga muri Nairobi kugira ngo akomeze ibitaramo bye bizenguruka Afurika y'Iburasirazuba. Kuri ubu rero uyu musore yerekeje muri Kenya, Element wari uri mu Rwanda mu gihe Bruce Melody babana muri 1.55 yerekeje i Nairobi kugira ngo akomeze ibitaramo bye bizenguruka Afurika y'Iburasirazuba. Ni bitaramo rero yabanjirije mu Rwanda no mu gihugu cya Uganda, byose yakoze umwaka ushize. Usibye rero ibitaramo azakora muri iki gihugu, azanamenyekanisha ibihangano bye muri iki gihugu nk'uko 1.55 rero irimo kubigenza. Uyu musore yafotowe ndetse aganiriza umuyoboro wabo wa YouTube uherutse gushingwa wise 1.55 media. Twagarutseho ku munsi w'ejo. Andi makuru dufite rero ngo nuko Aline Sano yigeze gukorana indirimbo na Louis Tanzania w'umuhanzi ukomeye cyane. Umuhanzi Aline Sano rero yatangaje ko yamaze gufata amashusho y'indirimbo ye nshya yakoranye n'umuhanzi uri mu bakomeye mu gihugu cya Tanzania, Louis wamamaye mu ndirimbo zirimo nka Hennessy ndetse na Selema zabiciye bigacika. Uyu mukobwa rero uherutse gushyira hanze indirimbo ye yise Biryoha Bisangiwe, amaze iminsi mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania no mu bindi bice by'igihugu aho yari yagiye muri gahunda zigamije kwagura umuziki we n'ibindi. Yabwiye rero itangazamakuru ko yamaze kurangiza umushinga w'indirimbo ye na Louis, kandi ko ari mu biganiro n'abandi bahanzi bo muri kiriya gihugu bashobora gukorana. Ati indirimbo rero ndi kuyikorana n'uwitwa Louis umunyatanzania uri mu bakomeye muri kiriya gihugu, ariko mfitemo imishinga myinshi ndi gukorana n'abandi bahanzi ndetse n'abaproducer aho Louis rero bakoranye indirimbo. Amaze iminsi acurangwa mu bitangazamakuru byo mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba biciye mu ndirimbo ze zirimo nka Hennessy, Selema yakoranye na Musa Case wamamaye mu ndirimbo Unbelievable yakoranye na Davido. Uyu muhanzikazi rero yavuze ko yageze gukorana indirimbo na Louis kubera ko ari umuhanzi wubakiye ku ntego yo gukora umuziki mpuzamahanga, kandi nawe niwo murongo yihaye. Ati Louis ari mu murongo wo gukora umuziki mpuzamahanga kandi nanjye niwo ndimo. Ikindi kirenzeho ni umuhanzi ukomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uyu musore rero yigeze kuvuga ko yinjiye mu muziki biturutse ku nshuti ze zamwumvishe nyine ko impano yihariye agomba kuyishyigikira. Hari igihe rero kimwe yigeze kuririmbira abanyeshuri bagenzi be bamubwira ko afite ijwi riremereye ariko ariyoboye ryavamo ijwi ryiza. Ibiro byatumye hari abamuha izina rya Leo. Avuga ko rero yatangiye urugendo rw'umuziki asubiramo indirimbo z'abahanzi zirimo nka How Song to Sing ya Chris Brown n'iza Asha, Raymond n'abandi bagiye batandukanye. Yavugaga ko rero bashaka gukora umuziki akagera ku rwego rwa Chris Brown na Asha, ariko cyane cyane mu bijyanye n'imiririmbire. Louis avuga ko rero gukora ijwi rye byamusabye kwisunga abanyamuziki banyuze muri korali, kunywa no kurya
ibintu bituma ijwi rimera neza n'ibindi. Yavuze ko rero hari igihe yazindukaga akajya mu ishyamba kuririmba, akitoza ahereye ku kuririmba inyajwi n'ingombajwi. Ati abantu banyuragaho barasekaga cyane, bamwe bakavuga ko nataye n'umutwe. Muri 2021 rero nibwo uyu muhanzi yashyize hanze alubumu ye yise Light on Me, iriho indirimbo Hakona, Hennessy, Ani Unaniliza, Leo, Sawa, Lot ndetse n'izindi. Yavuze ko rero indirimbo ye Hennessy yakunzwe mu buryo bukomeye kandi ituma yinjira mu kibuga cy'umuziki neza. Ati ni indorerwamo yanjye rero inyereka ko nzakomeza kubana nayo. Navuga ko rero anariyo ndirimbo yacuranzwe cyane mu zigize alubumu yanjye. Avuga ko rero indirimbo Selema Pop yakoranye na Musa Keizo wo muri Afurika y'Epfo yagurishijwe ku rwego atari yiteze ku mbuga zitandukanye zicururizwaho umuziki. Ati mu buzima iyo ugeze ku ntego yawe ushyiramo imbaraga kugira ngo utazasubira inyuma. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko Ayra Star yavuze ibigwi ibya Chris Brown muri Afurika. Uyu muhanzi Ayra Star wo muri Nigeria rero yagaragaje uburyo umuhanzi Chris Brown wo muri Amerika guhera kera yakomeje gushyigikira umuziki wo mu gihugu wo ku mugabane wa Afurika, ndetse avuga ko yakiriye gukorana nawe ibitaramo bigiye bitandukanye. Umuhanzi kazi wo muri Nigeria Ayra Star rero akaba n'umwe mu bagezweho cyane muri ibi bihe, dore ko aheruka no gutahana nyine ibihembo bikomeye muri muzika bya Grammy Awards. Yatangaje ko rero umuhanzi w'umunyamerika Chris Brown ari umwe mu bakunze gushyigikira abahanzi bo muri Afurika. Mu kiganiro rero umuririmbyi wa Commerce yagiranye na Radio Kiss FM muri London mu Bwongereza yagaragaje ko kuva kera Chris Brown yahoze akunda umuziki wo muri Afurika kandi agafasha abahanzi baho. Ati yahoze rero ari umufana ukomeye cyane w'umuziki wa Afurika igihe kirekire kandi yarawushyigikiye cyane. Buri gihe yashyigikiraga umuco w'Abanyafurika kandi biba ari byiza kubibona. Uyu Ayra Star rero yakomeje yerekana ko umuziki wo muri Afurika kuri ubu uri ku rwego rwiza, by'umwihariko avuga ko Afrobeat iri mu maraso y'abatuye isi nk'imwe mu njyana ikora. Hagati aho rero Ayra Star ari kuvuga ibigwi bya Chris Brown muri Afurika, mu gihe uyu mugabo aheruka kwemeza ko uyu Ayra Star ari we uzamufasha mu bitaramo azakorera muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yumvisha abakunzi be alubumu ye yise saa 5:11 ubwo rero yabazwaga uko yabyakiriye kuba azakorana tour na Chris Brown. Yavuze ko yabyishimiye cyane ndetse ahishura ko yabimenye mu cyumweru cya Grammy Awards. Iyi Grammy rero ikaba yarabaye ku itariki ya 4 Gashyantare 2024 muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarahatanye icyo kora Tyra akamutwara igihembo. Reka ngushimira abanye natwe mu makuru y'uyu munsi. Nkwibutsa ko ari bwo bwa mbere dusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije. Turabakunda cyane.